Haleluya, Yesu Kristo ashimwe cyane. Ndabashuje bene data mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, inshuti zanjye bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Iki gitondo tubanje Imana hose muri byose. Njya nkubwira ngo nubanze Imana ujye uyibanza mu kazi kawe, uyibanze ku bana bawe, uyibanze mu rushako rwawe, uyibanze mu kazi, uyibanze ku babisha bawe, mu mitima y'abantu bose ujye ubanzamo Imana, kuko niyo yakuvuganira ikakuburanira ikakurengera ikagutabara. Imana ishimwe. Rero muri iki gitondo tubanje Imana intwari ku rugamba, tubanje Imana yuzuye urukundo n'imbabazi, tubanje Imana ishimwe. Igitondo nk'iki rero nyemerera uhereze Imana icyubahiro, hanyuma uzagaruke gushima Imana ku byo yakoze byose muri uyu mwaka. Yagukoreye ibikomeye, yakoze ibitangaza, yaguhaye umwuka urahumeka, iminsi yose uyimaze uhumeka uri muzima, yarakugaburiye urarya urahaga, yarakwambitse urambara uraberwa. Imana wararwaye iragukiza. Imana ni ishimwe cyane, Imana ishimwe. Rero nakubwiraga ngo uzagaruke ushime Imana muri minsi turi gusenga iminsi 40 tuvuga ngo garuka ushime. Rero unyemerere muri iki cyumweru twafashe indi nsanganyamatsiko igira iti ibanga ryo kunesha. Nyemerera rero twigarukire muri iyo teme y'iki cyumweru. Tumaze kuvuga ku ngingo zigera kuri 3. Twavuze ko ingingo ya mbere ibanga rya mbere ryo kunesha ari ukwemerera ko Imana ishobora byose. 2 twavuze gushyira Imana yawe mu rugamba urimo. 3 tuvuga gutegereza kunesha wihanganye. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ijambo ry'Imana rigira riti kugira imyitwarire myiza. Kugira imyitwarire myiza. Niba uri mu kibazo si ngombwa ko wanduranya, nimba uri mu kigeragezo si ngombwa ko wanga abantu bose, nimba uri mu rugamba ejo twasanze kugomba kwihangana, ko kwihangana gutera kunesha, kandi kunesha kugatera ibyiringiro. Ndacyakubwira ngo rero ujye ugira imyitwarire myiza, inyifato za gikristo. Igihe cyose iyo nyifato ya gikristo, imyitwarire myiza, naryo burya ni ibanga ryo kunesha. Hari igihe ugenda wiyandarika uvuga, abantu bagahita bavuga bati yewe nubwo ibibazo bye byatinze kumera kuriya, kubera ko wiyandaritse, kubera ukuntu wavuze, kubera ukuntu witwaye. Rero muri bimwe mu mabanga yo kunesha hari ukugira imyitwarire myiza, hari ukwitwara neza. Nubwo uri mu kibazo, nubwo uri mu kigeragezo, ariko gira make, ariko kora ibintu byiza. Mbese nari mvuze ngo ugire amagambo make. Gira make, gira amagambo make, wicecekere, usenge bucece. 2 kandi witware neza, witware neza rwose. Aho utuye, abantu bana nabo, hari n'abo wima amakuru, kuko amakuru yawe y'ibibazo byawe bibatera guseka, bibatera kunezerwa. Rero nagiraga nkubwire ngo ugire imyitwarire myiza, ugire imyitwarire myiza, ukora ibintu byiza. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Iyo nakubwira ngo ni ingingo yakubashisha kunesha, yakubashisha kunesha. Wari uzi yuko hariho n'uwaza kugushakaho inkuru yayibura ukaburanesheje kubera ko wagize amagambo make. Buriya abantu bagira amagambo menshi namwe mwararushye. Kugira amagambo menshi nabyo ni ikibazo. Amagambo menshi avamo ibicumuro, ni ijambo ry'Imana. Amagambo menshi avamo ibicumuro. Ubishoboye ururimi waruzirika, ubishoboye umunwa wawe ushyiraho ingufuri. Uhambaza ngo wabigenza gute? Wakicecekera. Umuntu umwe yigeze abwira abadamu arimo guhugura abadamu, aravuga ati nubishobora ntukajye usubizanya n'umugabo wawe, ujye wicecekera. Aravuga ati ururimi rwanjye rurihuta kuvuga. Aramubwira ati banga rero, najya yinjira akavuga ngo mwiriwe, ujye umubwira ngo mwiriwe, mwiriwe neza mutware. Ati kubera rero yuko uzi ko ururimi rwawe ruhita rusohora amagambo mabi, ujye uhita ufata amazi ujundike mu kanwa. Umugore ati nzayacira, tujye ugendana igikombe, nuyacira ujye uhita ujundika andi, ushyiramo andi.
rero nagira ngo nkubwire nawe ujye ureba ukuntu wazirika ururimi rwawe. wowe yavuze ngo ajya ajundika amazi kugira ngo ananirwe kuvuga, ariko nawe ufite kuba ufite ukuntu waruzirika nyamara, kuko burya amagambo menshi avamo ibicumuro. rero nakubwiraga ngo ugire imyitwarire myiza, uri mu kibazo, uri mu kigeragezo, bizakubera ibanga ryo kunesha. Imana ishimwe cyane. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana. turacyari mu rwandiko intumwa Pawulo yandikiye itorero ry'Abaroma, turasoma ibice 12, dusome umurongo wa 21. Ijambo ry'Imana titire handitse ngo imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo. Imana ishimwe. hanyuma 21 handitse ngo iki? Ikibi cye kukunesha. Imana ishimwe. Ijambo riravuze ngo ikibi cye kukunesha. Ijambo ryo muri iki gitondo rirakubwiye ngo ikibi ntikikakuneshe. Nongeye kubisubiramo, ikibi cye kukunesha. Ikintu kibi cye kukunesha. Imana ishimwe. Ikintu kibi cye kukunesha ngo ugikore, ukibere ingaruzwa muheto, mbese kiba ari cyo kikwigarurira. Ikibi cye kukunesha, were kuba umuretwa w'ibibi, were kuba umucakara w'ibibi, ngo ikibi cye kukunesha, kibi cye kugutegeka, kibi cye gutegeka umubiri wawe, kibi cye gutegeka ururimi rwawe, kibi cye gutegeka amaboko yawe, ikibi cye kukunesha. Ijambo rirakubwiye ngo ikibi cye kukunesha. Imana ishimwe cyane. Ikibi cye kukunesha. Itegereza ibintu bibi ukora, itegereza ibibi bikunesha, ushiduka buri gihe ari byo wakoze. Ijambo rirakubwiye ngo ikibi cye kukunesha, ibyaha bye kukunesha, kuvuga nabi bye kukunesha, ubusambanyi bwe kukunesha, ubusinzi bwe kukunesha, ubwomanzi bwe kukunesha, uburara bwe kukunesha, ikibi cye kukunesha. We ndakubwiye ngo ikibi cye kukunesha. Muri iki gitondo shyizwe iri jambo mu mutima n'Imana. Imana irambwiye ngo ikibi cye kukunesha, kuko iyo wikontoroye usanga ibibi ari byo bidomina, ari byo bifite uruhare runini mu buzima bwawe. Ariko ijambo rirakubwiye ngo ikibi cye kukunesha. Ubwo bunebwe bwe kukunesha, usanga ubunebwe bwarakwishe. Ikibi cye kukunesha, kuvuga bene so bye kukunesha, wabaye ushyushya inkuru za bagenzi bawe. Ikibi cye kukunesha, ikibi cye kukunesha. Imana idusanga itugire neza. Ijambo rikomeje rivuga ngo ahubwo unesheshe ikibi ibyiza, icyiza. Ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Wowe ukora icyiza gikubita imbaraga z'ibibi byose mu izina rya Yesu Kristo. Uneshe ikibi, ukinesheshe icyiza, ukinesheshe gukora neza, ukinesheshe gukora ibyiza, ukinesheshe kwihana ibyaha, ukinesheshe kuvuga ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wawe. Unesheshe ikibi icyiza, unesheshe ikibi cyiza. Imana ishimwe. Turacyari mu ijambo rivuga ngo ibanga ryo kunesha. Ukora ibyiza uneshe, ukora ibyiza uneshe, unesheshe ikibi ibyiza, unesheshe ikibi cyiza. Imana ishimwe cyane. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Turacyari mu ibanga ryo kunesha. Imana ikugire neza, uhahire wonke, ugende wafashe ingamba zo kuneshesha ikibi cyiza. Imana ishimwe cyane. Ndabakunda cyane. Imana ibahire.